muraho neza ndabasuje kandi mbifurije kugenda amugira ibihe byiza arizo kabisa amumeze fresh nizere ko mumeze neza nizere ko nta kibazo nta kimwe ufite nyimero kabisa kuri imikoro ndi Mr. Boy kabisa nk'ibisanzwe kabisa tugenda kabisa turebana kabisa amakuru menshi agiye atandukanye nyimero kabisa ubu tuvugana tuvuye mu Nzove akurikirana imyitozo ya Rayon Sport hanyuma rero kabisa tuvuye kabisa no kuri APR kabisa naho gukurikirana amakuru arimo kugenda ayivugwamo hanyuma njya kwangwereza amakuru yiriwe kabisa avugwa mu ikipe ya Rayon Sport kabisa amakuru aje kuba asohoka kabisa uyu munsi na yahe imyitozo yakozwe kirakabe kabisa nyuma y'iminsi itatu imyitozo bari hagaritse uyu munsi noneho kabisa akaba bongeye kuba bayisubukura kabisa tugiye kwa turebera hamwe ese nibiki byaje kuba biranga imyitozo Zizi Basane yakoze imyitozo ndayishimira Sheri kabisa yakoze imyitozo nyuma yo kuba agaruka rwose nyuma yo kuba abanze muri test byanze yaje kuba agaruka kabisa yose tugiye kuba tubirebera hamwe muri ino iganiro nyuma yo tubana kaza turimo turagenda dusatira turimo tujyanye dusatira kabisa ku biro by'ikipe ya APR nta kindi kitujyanye no kurikirana amakuru arimo kugenda avuga kugira ngo tuyatohoze tubashe kuba tubahereza amakuru yuzuye kabisa zandani zimeze neza breaking news kabisa tugende tuzibacangamo nyuma kabisa tugiye kuba tuganira byose hanyuma rero byose tubive imuzi n'imuzingo ibyo kuba APR igiye kuba ihagarikwa cyangwa se Minadefu ihagarika ubufasha cyangwa se support yarezaga ikipe ya APR ese byo bimeze gute byose tugiye kuba tubigarukaho gusa ni inkuru yaje ko kabisa ica igikuba mu bakunzi b'ikipe ya APR ni inkuru yaje ko kabisa ibababaza ni inkuru abatigeze bishimira habe na gato rwose niyo mpamvu kabisa natwe tugiye kuba tubiganiraho tukaza kuba kabisa dukurura ayo makuru yose ukabasha kuba uyamenyera muri ikino kiganiro kabisa hanyuma ugiye kuba umenya amakuru yose wibaza muri Rayon Sport ndetse no mu ikipe ya APR hanyuma kabisa mbere yuko tuza kuba dutangira reka mbanze nshimira hose umuntu wese akanze subscribe kabisa kuri no channel nyagasara kabisa kugenda aguhereza umugisha nimbora kanze subscribe hanyuma ni mutaka subscribe kanda subscribe hanyuma rero ufungure n'inzogera kugira ngo uko dukoze video uzajye kuba wakira kabisa notification kabisa abariko dukoze video hanyuma rero mwibuke gukanda like mwibuke gutanga ibitekerezo byanyu biciye muri comment hanyuma kabisa ibintu birushaho kuba byagenda neza fresh ese Rayon Sport marikunda ese APR marikunda byose mu byandike muri comment turagenda kabisa tuzi icishamo amaso uko zigenda zitugeraho mpora hanyuma rero mbaye ikaze kandi mbifurije kugenda mugira ibihe byiza hanyuma rero uyu munsi mu kanya gato cyane kabisa ngo turi mu Nzove twakurikiranaga imyitozo ikipe ya Rayon Sport ni imyitozo kabisa yaje kuba itangira rwose irimo abakinnyi bose ikipe ya Rayon Sport ni nyuma y'igihe kirekire kabisa barahagaritse imyitozo kuko ku munsi wo kwa gatandatu ntibigeze bakorera imyitozo ku munsi wo ku cyumweru ntibakoze ndetse no ku munsi wo ku mbere ntabwo bari bakoze imyitozo kubera yuko Rayon Sport yari barimo ibirarane by'amezi abiri yose abakinnyi bari barivumbuye bavuga ko bahagaritse imyitozo bavuga ko ngo batazongera kuba bakora imyitozo kubera ko Rayon Sport itegeze ibahembera amafaranga yabo ku gihe ariko rero uyu munsi kwese aribwo baje kuba bahabwaga amafaranga yabo kabisa ku gicamunsi ndetse iza no kuba bituma abakinnyi bahita basubukura imyitozo urumva ko rero ni ibintu byiza kabisa ni ibintu biryoshye cyane kabisa ni ibintu kabisa byaje kuba bishimisha bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport hanyuma rero
bamwe mu bitabiriye iyo myitozo ni abakinnyi mu by'ukuri b'ikipe ya Rayon Sports baje kuba bayitabira rwose. nahoze mbabona abitwa ba Ndayishimiye Richard kabisa, ngira ngo uyu musore yaramaze iminsi rwose yaragiye hanze y'igihugu gukora test, ariko test kabisa byamaze kuba byanga, niyo mpamvu uyu musore yamaze kuba agenda yagaruka. ubwo tukabisa tugiye kuba twongera kubona competition ikomeye cyane hagati mu kibuga, dore ko ubundi muri ino minsi yaragiye uwitwa Faustin Lekawakita ko Pizarro ari wakinaga nk'umukaseri, hanyuma imbere gato cyane hagakina witwa Bigirimana Abedi ndetse n'umusore witwa Tamwe Guruwari Ngongo. Ingi kabisa naza kuba gutuma twibaza ese umusore witwa Ndayishimiye Richard n'ubundi arazatakaza umwanya nk'uko yari yarawutakaje nyine muri ino minsi yaragiye, cyangwa se azawufata, dore ko n'ubundi Bigirimana Abedi nayo yamaze kuba asohoka mu mvune kabisa. Byose ni ibyo gutega amaso, byose ni byo ko kabisa twakitega tukaza kuba tureba uko bizaba byagenda. Nyuma rero ni imyitozo umutoza witwa Bruno Official kabisa yakoresheje imyitozo ikomeye cyane, ngira ngo uyu munsi ku itariki zigera kuri 3 rwose Rayon Sports irimo kugenda yitegura match ifite ku itariki 5, urumva ko ni ku munsi wa 4 izaba ikina n'ikipe ya AS Kigali. Ese turibaza izayitsinda cyangwa ntabwo izayitsinda? Ibyo byose ni byo kugenda twibaza. Hanyuma rero witwa Aziz Pasane Kuranya nawe yaje kuba akora imyitozo nyuma y'igihe kingana n'amezi 2 yaragiye mu mvune. Ubona ko kabisa umusore yarakumbuwe cyane n'abariyo benshi kabisa bakaba bari bamukumbuye rwose. uyu musore waneka ko umwanya kabisa waje kuba uzamo icyuho gikomeye, ni nyuma ko bazanye mu witwa Joachim Bininyi, ariko ukabona ko adafite neza mu mibare y'umutoza, ukabona ko kabisa adafite neza kabisa mu byo atozwa, ukabona ko atagenda abikora neza fresh. Hanyuma rero ni imyitozo n'ubundi yarimo Kwizera Olivier yarahari, ndetse Drissa Kuyate yarahari, ndetse n'andi bakinnyi bose baje kuba bakora imyitozo. Witwa uretse umusore witwa Yusuf Denya kabisa niwe utaje kuba akora imyitozo, dore ko n'ubundi nawe ari mu mvune ntabwo ugeze akora imyitozo, ndetse n'umusore witwa Joachim Bininyi, uyu musore kabisa nawe ntabwo yigeze akora imyitozo yo kuri iyo munsi. Hanyuma rero biteganyijwe ko ku munsi wa 4 ikipe ya Rayon Sports kabisa igomba kuzaba yasorana n'ikipe ya AS Kigali, akaba ari mu mukino wa shampiyona ya Rwanda Premier League kabisa. Rayon Sports kabisa izaba yasorana n'ino ekipe ya AS Kigali ku munsi wa 18 wa shampiyona y'u Rwanda. Match izaba ikomeye, ni phase retour kabisa, match izaba ari umuriro. Gusa turategereje kuzaba tureba niba Rayon Sports izasha kuba yikura imbere y'ino ekipe ya AS Kigali. Nyuma yo tunyuruke mu kipe Epira kabisa, tugenda kabisa naho tureba amakuru arimo, ntabwo ari amakuru meza kwa kunze ikipe ya APR, ntabwo ari amakuru meza kabisa ku ikipe ya APR muri rusange, ni amakuru mabi, ni amakuru mu by'ukuri abishe, ni amakuru ataryoshye habe namba. Ni nyuma yo kabisa harashize igihe kirekire kabisa Minadefu igenda itera inkunga ino kipe kabisa ya APR, dore ko n'umwenda ari team kabisa ya kigisha cyangwa se ekipe kabisa ya gisirikari, n'ubundi Minadefu agendaga ibatera inkunga, agenda ibahereza amafaranga atari makeya. Aminsi ashize nyuma yo ikipe ya APR yagiye kabisa isokera igihugu ikagenda yitwara nabi, kandi haba kwishejwe amafaranga menshi, byagiye bigenda bivuga ko amafaranga yo kabisa ashobora kuba yahagarikwa, hanyuma APR kabeyo nayo ikaba yabaho kandi makipe yose nk'izi za Rio, nk'izi za AS Kigali ndetse n'andi makipe yegamiye kuba ku turere, byagiye bigenda bivugwa, ariko ugasanga mu by'ukuri nta shingiro bifite, ugasanga n'ubundi nta gihinduka. Hanyuma rero uyu munsi nibwo haje kuba hasohoka amakuru mabi ku ruhande rw'ikipe ya APR FC, ariko akaba ari amakuru meza ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports. Aravuga ko rero ikipe ya APR kabisa ngo igiye kuba yamborwa rwose ububasha cyangwa se uburenganzira bwo kuba ihabwa amafaranga, ngo bagiye kuba bayambura amafaranga yahabwaga, cyangwa se ngo babe bayagabanya bikabije, ngo ku buryo ku mwaka ikipe ya APR azajya ihabwa
asaga miliyoni 200. Wakwibaza ngo se miliyoni 200 ku mwaka azafasha iki kipe ya APR kabisa, byaba ari ikintu kabisa kibi cyane. No muri wazasanga ikipe ya APR kabisa itihananuka, ugasanga iri ku rwego rumwe na za Kiyovu za Kigali kubijyanye na amafaranga. Ni inkuru kabisa yaje ko isoka kabisa mu Nzove, abariyo irabashimisha cyane bikomeye cyane. Baravuga ati none ikipe ya APR kabisa nayo igiye kuba yatwumva, atugiye kuba twayigaranzura ntizongera kudutsinda, kuko nayo ntabwo izajya iba yaguze abakinnyi bibitangaza. Ibyo byose kabisa no kubitegereza, tukaza kuba tureba niba koko Minadefo iza kuba ikura inkunga yageneraga kuri ino equipe ya APR FC. Nyamara kamabwira ngo ndabakunda cyane, ciao ciao, komeza kugenda mugira ibihe byiza. Ese bakunze APR iyo nkuru mwakire gute? Ese irabashimishije? Ese abare mwebwe irabashimishije? Babwira ngo kabisa komeza kugenda mugira ibihe byiza, mukande subscribe, mufungure inzogera, hanyuma mukande like, mukoresha and comment, hanyuma mukomeza kugenda mugira ibihe byiza.